turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndashimira Imana yaturinze twese ikaba yongeye kutwemerera ko tubonera kuri wa mbere w'iminsi 7 tugihumeka mu kabazima. Iyo Mana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Tubaye Imana rero dusome ijambo ryacu ryo gutangira amatona yacu y'ino munsi. Igitabo cya Zaburi 107 umurongo wa mbere turasoma amagambo magufi. Zaburi 107 umurongo wa mbere turaza ku murongo wa 3. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya, akabakura mu bihugu aho izuba rirasira naho rirengera ikasikazi no ku nyanja. Amen. Amen. Data Utamuriza arabisengesho mu gihe Etiye araza imbere akaba yitwa turimbisha indirimbo ebyiri cyangwa se ayoborwa n'umwuka. Indirimbo ze tuza kuzirimba dutanga icya 10 cyangwa se amaturo. Abatega amaturo wese aze kuba ayitegura turirimba dutura amaturo yacu. Reka muri Data Utamuriza arabisengesho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira kandi turaguhimbaje izina ryawe n'acyubahiro. Shimira kuko ugereje iki gitondo tukaba tukibonetsemo tugiye mu kabazima. Turagushimiye izina ry'Umwami wacu Kristo. Itara cyacu Mana ishobora byose, icyambere birashoboka ko twagucumuyeho, ahubwo twavuze, ahubwo twakoze, ahubwo twatekereje. Impamvu usabye kwa munsi y'amaraso yawe abona kubuza kutubaza tubabarire izina ry'Umwami wacu Kristo. Imana Mana ishobora byose, tuje turi ahangaha turi imbere yawe, ariko dukeneye kukumva no kukubona, ariko dukeneye ko Uwiteka tuyoborwe nawe mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Mana ishobora byose, fata umurimbisha ujye kuturimbisha umusiga umwuka wawe, natwe dusigire kumwakira, kandi icyo gusabye Uwiteka ni ukugira ngo twese dushyire mu kirere cy'umwuka mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Ubane natwe, ubone tuyobore, ubone tugire abawe, bigusagereze kuri koteri mu Yesu Kristo. Amen. Igitaramo twabere n'isibiri, Mana yacu ibishimire izina ry'Umwami wacu Kristo. Shuko ibone materaniro rero, kandi iyo Mana ibishimirwe izina ry'Umwami wacu Kristo. Tugiye guhaguruka dusome cyo kuva igitabo cyo kuva igice 2 kuva ibice 2 turare ku murongo wa mbere turare ku murongo wa 10. Dusome izina ry'Umwami wacu Kristo. Umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arabura umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asaba inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntami, agasiga ibumba n'urushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwibagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinaje se kukuzanira umurera wo mu Bafarisayokazi ngo amukorere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati,
nuko ugenda umunzanire. Uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'umwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Umugore ajyana uwo mwana aramurera, umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka. Umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira kandi turaguhimbaje izina ryawe na gucyubahiro. Dushimishwe n'ubwo Uwiteka aya magambo asomewe mu kanwa kacu. Uwiteka ndagusabye kugira ngo utuvane mu byo kurya bituri ubugingo muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Leta ryacu Mana ishobora byose, ndakwinginze Uwiteka kugira ngo umwuka wandikishije aya magambo abaroze uyasobanurire, nusobanura buri umwe wese Uwiteka amutera imbaraga, amutera kugukorera, amutera ibyishimo by'agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Wirubane natwe umwanya wose turi imbere yawe Uwiteka, uture umwanya w'umugisha, kandi agusabye ngo Satani ari uburangazi, Satani iyo ari yo yose turesheje mu izina rya Yesu Kristo. Wirubane natwe, ngwino tuyobore, utugire uko ushaka, ndagusabirize kuko ziri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu tugire neza kuba ibyo kino gitondo, kandi tukaba turi imbere yo kubisenga nyagucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umuntu yaryamye agasinzira abagore nk'apfuye, ariko kubw'amahirwe, kubwo uburinzi bw'Uwiteka wajya kubona urakeye ukashobora guhaguruka. Nyamara mu gihe cyo rero abantu benshi baba baryamye ntibaboneke kubera ko batakiriho, kubera ko bapfuye, cyangwa se abandi bagize ingorane zitari zimwe. Twebwe Imana yaduhe kugira ngo turamuke amahoro, tunagere imbere yayo. Iyo Mana turayishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo dusomye ni amagambo atari bwo bwa mbere, kandi n'ubundi n'abandi bazaza basome. Ni amagambo meza cyane, ariko icyo dushaka kugira ngo tuganireho ni mu kanya gatoya, ni ukurindirwa mu maboko y'umwanzi wawe. Kurindirwa mu maboko y'iki? Y'umwanzi wawe. Mose mu kuvuka kwe yavutse ibihe bibiri. Byari ibihe by'abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa bari kwicwa. Byari igihe abana bari gupfa, ababyeyi bakarira. Nyina wa Mose Yitwa nde wari umuzi yitwa Yekebezi. Uyu muhungu kuvuka kwe avuka ari ku isezerano ry'Imana, kuko Imana abwiye Abisirayeli babwira ati mujye mu gihugu cy'uburetwa, ariko nzabahagurukiriza umuhanuzi uzabakurayo abasha mu gihugu cy'i Kanani cyangwa se mu gihugu cy'isezerano. Amen. Icyo gihugu cy'isezerano cyari cy'i Kanani. Bageze mu gihugu cya Egiputa, kuko Uwiteka yarabwiye Aburahamu ati ubwoko bwawe buzaba abasuke mu kindi gihugu, kandi nyuma y'imyaka 400 nibwo nzabakurayo. Bagiye muri Egiputa rero, bagezeyo babagira abaretwa nk'uko Bibiliya itubwira. Uburetwa ni gukora imirimo y'agahato, turujyana ugakora imirimo bari kugukubita, ugakora imirimo ivunanye, ugakora umurimo nta bihembo birimo, tukujyana. Ibihembo byo baguhemba gusa ari ukugira gushyira mu nda uburyo ubona kubakorera akazi. Hanyuma mu gihe ya myaka 400 irangiye, nibwo Uwiteka yashatse gusohoza isezerano rye, ariko arishoroje kugira ngo haboneke umuhanuzi. None mu gihe cyo hari yitezwe yuko Imana izabakurayo, ntabwo bari bazi ngo bazavayo ku munsi runaka, ntabwo yari azi ngo bazavayo ku mwaka runaka. Imana rero ikora ikintu cyo kugira ngo babone umuhanuzi. Mu kuvuga kwa Mose hari amarira, hari amajune, hari ibintu bibabaje. Bibiliya itubwiye ngo
umwana amaze kuvuka nyina amwisha amezi 3. aya mezi 3 nta muntu n'umwe yaba burayo usibye ko bonye n'ubwo bamwe bari bafatanije umubabaro, kandi iyo mufatanije umubabaro murafatanije ibintu byinshi. Avutse Bibiliya iti nyina amwisha amezi 3. Bibiliya tubwira ngo amezi 3 arangiye arambirwa kumurisha mu rugo, aravuga ati uko byagenda kose bazamuvumbura bazamwica. Yigira inama yo kuboha akato. Bibiliya iti akabohesha intamyi n'uduti tworoshye tuba mu ishyamba, tuba hafi y'amazi, babohesha ibitukuru cyangwa se ibitebo. Sinzi ko harimo abantu babizi, abantu babizi muri webwe ibitebo. Ego bakaboha umuntu arangije arakaboha neza, arangije aragahoma. Ko Bibiliya tubwiye sibyo? Aragahoma arangije aravuga ati uyu mwana kwa ngo bazamwicire mu maso mbirebe, kaze ngende njye kumuhisha, napfa azapfa ari kumwe nawe, nakira nzajya ngende ndebera njye kumwonsa, nakira basi azapfa. Kumbe wari umugambi w'Uwiteka kugira ngo Mose abeho, kandi ari we uzageza ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'amasezerano. Imana yacu ibamugisha izina ry'Umwami Yesu Kristo. Icyo turi kuganira kurindirwa mu maboko y'umwanzi, ni ukuvuga ngo Mose yavutse ari igihe cyo kibi, kandi umwanzi wabo ni nawe wamureze. Ujyana umwanzi wabo yari Farawo, n'abafatanije na Farawo, ariko arindirwa kwa Farawo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwiye ngo mushiki we ahagarara hakurya y'uruzi ashaka kugira ngo arebe ikirugwe k'umwana. Tujyana we yaravugaga ati byanga bikunda umwana arapfa, byanga bikunda niba mubona baramwica. None kandi mumeze mbe hara kurura busozi, ariko nitegereye amazi ndi kureba ikiraze kumubaho. Abaja b'umukobwa wa Farawo bagendagenze ku ruzi. Imana ni umukozi muhanga. Imana ni umukozi muhanga. Kwa Farawo ibwami haboneka amazi meza yose ashoboka. Abantu b'abakire bo mu gihugu bagira pisine, ibwami bakabura pisine, ntibyashoboka. Bari bafite amazi meza bagombaga kogamo. Ariko Imana kugira ngo isoze amasezerano yo kurinda Mose, ituma umukobwa wa Farawo agira umwete, yumva ko ashaka kujya kukogera uruzi n'amazi atemba. Tubujyana noneho we yumva avuga ati njye ndi kubashaka kujya mu mazi. Iyo umwana wa perezida agenze cyangwa agiye, ajyana n'abandi bari kumwe n'abamurinzi, nabo bari bamurinze baramanukana nk'uko wamurinze. Iyo umuntu arinze umuyobozi agenda nta mujya kure, amuba hafi. Noneho ageze ku mazi, kubera yuko batagombaga kugira ngo iyo umuyobozi ahari, hari ibyo bita close. Close ni umuntu umuba hafi cyane kuruta abandi. Uwo close we ntavamwe na shebuja, abandi bajya kumurindira umucyo wamukikije. Tujyana noneho kugira ngo bagende bamukikije, bagenda bari kwigendera gutya, bajya kubona babona akantu kari hariya karaho ngaho, bumva bagize amatsiko yo kukareba. Bakareba baragenda baramubwira, hariya tubonyeho ikintu, kandi ko tubonye ari nk'akantu nawe mbese umuntu watembereye ku mazi koga, iyo umuntu arangije koga hari icyo atembera ku mazi. Agezeho barakarebye, arajya ku gatiyo, aravuga ngo ubwega atumuje wagiye tukazanije kazanye. Yitegerejemo abona ari uruhinja, umwana amurebye ararira. Niko bitubwiye arize Bibiliya ngo amugirira imbabazi. Mana yacu bamugisha izina ry'Umwami Yesu Kristo. Izo mbabazi
imana ititaye ko farawo ari umwanzi w'abaheburayo, ari umwanzi w'abayuda, ariko imana inyura mu mukobwa we kugira ngo imana irokore ubugingo bwa Mose. Imana yacu umugisha mu izina ry'umwami Kristo. Uyu Mose baramwitwa mu gihe cyamaze kumubona, amaze kureba umwana yareze ariko agafite mu ntoki, umukobwa amubonera aramanuka aravuga ati none se uyu mwana sinaza kukuzanira umurokore, uyu mwana wawe ureyukaze kuko niko umukobwa wa Mose wa Farawo yavuze. Uyu mwana nagenda nkamushakira umuntu umukorera mubaheburayo kazi, ariko yari azi ibanga yuko umuri bumurere ari wo mubyaye. Tubujyane Imana yacu umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo aramubwira ati genda umunzanire, aragenda aramuzana. Mu kumuzana aramubwira ati genda umuntere kandi ugire ibihembo. Yarabonye ibintu bikomeye. Icya mbere kurera umwana nk'uyirerera kuko yari wowe. Ikindi cya kabiri kurera umwana w'agahembo. Tuzi ko Imana ni umukozi umuhanga. Imana ni umukozi umuhanga cyane. Imana ibahugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mose arakura, amaze gukura bamushyira umukobwa wa Farawo, yitwa umwuzukuru wa Farawo, ariko nyamara agakomoka kwa Farawo. Uko niko natwe tuba muri iyi si, tukayibamo ko isi itabishaka, ahubwo tukayibamo ko Imana ibishaka. Imana yacu ibahugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Satani ntabwo yifuza ko tubaho, ariko kubera umugambi w'Uwiteka, kubera umugambi w'Imana wo kuzarokora ubwoko bwayo, iturindira muri iyi si tutarabukurira. Uko Imana yarinze Mose mu kwa Farawo mu banzi bayo, niko natwe iturinda mu banzi bacu. Amen, amen. Niko natwe iturinda mu banzi bacu, Imana ikaturinda tukaba ari uko Satani atabishaka. Kubaho kwacu ntabwo Satani aba abishaka, ahubwo kubaho kwacu ni Imana ibigena. Iyo Mana rero yahabwa icyubahiro mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibiduhiga ni byinshi, abanza badushaka ni benshi, ariko Imana ikaturinda ibyo byose byakagombye kuduhitana. Ikaturinda kugira ngo mu gihe gikwiriye nize gutwara umwami wacu nazo gutwara itorero, azasange tuboneye, azasange twiteguye, azasange natwe tumeze neza. Igihe kiragera rero, Mose ni nawe kuko wakoze ibyo Uwiteka yashakaga, kuko ari we wakuye mu gihugu cya Egiputa. Natwe igihe kiragera ubwo turi muri kino gihugu umwanzi wacu atabishaka, ariko kiragera tube muri kino gihugu. Iki gihugu si iwacu, iki gihugu turabimukira, iki gihugu turi abashyitsi. Iyo umuntu ari umushyitsi aba afite igihugu cye bwite. Tujyana aba afite igihugu cye bwite. Iki gihugu rero biri mu Rwanda ari Amerika. Abantu bashaka kuvuga ati ni Amerika. Igihugu cye ndi kuvuga ni isi ya none, sibyo? Amerika twayijemo ariko tuvuye mu bindi bihugu. Tuva mu Rwanda tuza hano, kandi n'ubu tuba tuvuye muri Kongo, turacyari abasuhuke. Yego, n'ahangaha turi ntabwo ari iwacu, ahubwo turi gusigarirwa aho turi gushaka kujya, aho turi kwifuza kuba icyo gihugu cy'iwacu. Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihugu cy'iwacu ni igihugu cyiza. Mose arangije aravuga ati n'Uwiteka nzajya kwa Farawo, kuko ni inkuru ndende kandi tuba dufite amasaha makeya, yaba dufite amasaha menshi, tukaba dufite iminota myinshi. Twavuga kuri Mose igihe kikaba kirekire, ariko Imana yamurinze ikamurinda mu maboko ya Farawo, ikamurinda kugira ngo ingona ziteye kumurya mu zikurusi cyangwa se amazi. Haba hari ibisimba bitandukanye, haba hari inzoka,
habura inzoka zigendera mu mazi, haba hari ibisimba, ariko kubw'umugambi w'Uwiteka Imana iramurinda. Imurindira kwa Farawo. Mose ariga, Mose ararangiza kuko wivukiye ubwami uri umuntu ukomeye cyane. Amashuri yose ashoboka urayiga. Mose yiga amashuri bene bo batigeze biga kuko yabaye umwuzukuru wa Farawo kandi atari mu bwoko bwa Farawo. Uko niko natwe Imana iturinda, ikaturindira muri isi ya none, ikaturinda mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo natwe tuzajye mu gihugu cy'isezerano. Uko Imana yahagurikije Mose kugira ngo ubwoko bw'Imana bujye mu gice cy'amasezerano cyangwa cy'i Kanani, niko Imana yatubwiye neza natwe yagurutse umuhanuzi wacu William Mario Branham, natwe atuyobora inzira yo kugira ngo tuzajye mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu iba mu bushobozi bwa Yesu Kristo. Amen. Icyo tuvuganira ngo kurindirwa amaboko y'umwanzi wawe. Kurindirwa amaboko y'iki? Y'umwanzi wawe. Ukabaho kubera ko umwanzi wawe adashaka kubaho, ariko ukabaho kubera ko Imana ishaka kubaho. Ukabaho nk'uko Imana ibishaka. Atari ukuvuga ngo ni umuntu ubishaka, atari ukuvuga ngo ni ikintu runaka tubishaka, ahubwo Imana yonyine ibishaka. Imana yacu rero iba mugisha mu izina ry'Umwami. Kurindirwa amaboko y'umwanzi wacu, burya iyo warindwe muri ubwo buryo nawe ntushobore gushima utazi impamvu uri hano cyangwa se impamvu ushaka ijuru. Kubera iki? Mu gihugu cya Egiputa bakoreshwaga uburetwa. Iyi si ya none natwe iradukoresha uburetwa. Mbere ubyemera? Mbere ubyemera? Iyi si ya none iradukoresha iki? Uburetwa. Ishaka ko tubamo nk'abisi. Twujyana. Ishaka ko duhinduka abatizera. Ishaka ko duhinduka kugira ngo tugende uko twishakiye. Ariko Imana yacu iyo ishaka kugira ngo tubabera nk'uko nayo ari uwera. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dushimiye Jackson waje nawe kugira ngo dufatanye Imana igumisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho kurindirwa amaboko y'umwanzi wawe, ntabwo umwanzi wawe ariko abishaka. Mose ararindwa, Mose ariga, Mose bigeze igihe cye kwa Farawo, abayo igihe gitoya, arangije aragendagenda asanga abayobora bari kurwana, ari kurwana n'umunyegiputa. Bibiliya yatubwiye ngo afata umunyegiputa aramwica, amworosa umucanga, arangije arigendera ariyumanganya. Mu kwiyumanganya kwe yarazi icyo akoze kuko yaragize ishyaka ryo kurwanira mwene wabo. Kugira ishyaka ryo kurwanira mwene wabo, ukumva yuko ufite ishyaka ryo kurwanira umufurere cyangwa umusere, tujyane uzi yuko mwese muri bamwe. Ni nk'uko wasanga umufurere bakundwa nabi nawe uvuga ati uyu mufurere ntabwo utambuka bakundwa nabi, hagurika nanjye murwanirire. Cyangwa se umusere mugenzi wawe nawe ari bamubwira bavuga ati abagamo makuru. Imana yacu rero natwe iraturwanirira, ikaturwanira muri byinshi, ikaturwanira mu ntambara. Iyo Mana yabicyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mose umugaragu w'Uwiteka, umuhanuzi w'Uwiteka, arindirwa mu maboko y'umwanzi. Abagombaga kumwica abagomba kumukiza. Tujyane. Abagombaga kumwica kugira ngo nk'uko abandi bana bapfuye bagenda bapfa na bapfe, Imana yamurinda bagira gute? Yapfa. Mose urugero rwa Yesu Kristo. Mose urugero rwa Yesu Kristo. Mose uko yahishwe akagenda akajya guhishwa ku nkengero y'uruzi, niko umwami wacu yahishwe na mu gihugu cya Egiputa. Tujyane. Imana yabwiye Yosefu na Mariya ati muhishe umwana na nyina
ngo kino gihugu abana bari gupfa bashobora kumwica, ahubwo mumuhungishe rero kuzageza igihe cyo umwanzi we nawe azapfira. Umwami wacu Yesu Kristo arererwa ahungira mu gihugu cya Egiputa na Mariya na Yosefu bose bari kumwe, kugeza igihe cyo umwami Herode apfuye. Herode amaze gupfa, Imana irabwira Yosefu ati fata umwana na nyina ubasubize mu gihugu. Tukujyana icyo turi kuganira ngo kuba mu maboko y'umwanzi wawe, kurindirwamo, Imana ikakurinda ko ari umwanzi wawe atabishaka, ariko Imana ikakurinda. Ibyo turi kuganira, isi ya none rero turindirwamo, mureke natwe tujye tumenya ngo nubwo turimo ntabwo ari iwacu. Iyo umenye yuko igihugu atari icyawe, witwara cyangwa ugira kamere y'igihugu wavuyemo. Tujyana ugira kamere, ugira imyitwarire y'igihugu wavuyemo. Ari ikibabaje ni ukuba utari uwo muri kino gihugu ukitwara nk'abo muri kino gihugu. Icyo cyaba kibabaje, kubera yuko igihe nikigera igihe cy'isezerano ntabwo uzakigeraho. Nawe tekereza abantu bari nk'ibihumbi 2,500, ariko mu gihugu cy'isezerano hagera Yosuwa na Kalebu bonyine. Abo babiri, Yosuwa na Kalebu. Mose ntakigezemo. Mpamvu Mose atakigezemo ni uko Imana yamubwiye nawe turi yakoze. Tukujyana kubera ko Imana yamubwiye ngo kubita rimwe, Mose akubita kabiri. Iyo ukoze ibyo Imana idashaka, ibyo wagombye kubona nawe ugikwiye, nawe utakibibonye. Imana rero yacu iwamugisha biza ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Papa Chance yahoze dusabe tusengere hanyuma dusengera ubukuru. Wera Mana yacu kandi Mana dukunda Yesu Kristo, tugushimiye yuko uri mwiza, wabanye natwe tugitangira amagambo yawe, none wabanye natwe nanone mu gusoza, izina ryawe gucyubahiro. Waturindiye umutekano, utwitaho muri byose, ari mu ndirimbo twakumvishe kandi turakubona, ari mu ijambo ryawe turakumvise, kuko Mwami tubwiye amagambo meza atubwira kurindirwa mu maboko y'abanzi bacu, tukabaho atari uko abanzi babishaka, tukabaho atari uko isi dukunze, tukabaho atari uko dayimoni atariho, ahubwo Mwami tukabaho ko turinzwe nawe. Amen. Uri Imana nziza. Mwami reka abera bose twari turi hamwe ahangaha tugushime tukomeye amashyi, kuko ukuye impundu n'icyubahiro. Mwami aya mashimwe ni ayawe, yakire kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha mwiza atakoresheje, umugisha abahiki bacu neza atumvisha amagambo, kandi umugisha amasabi y'ibiruta byose, Mwami no kubituza mu mitima yabo, maze kuri wa munsi bakazagira iherezo ryiza. Komeza ubane natwe, utwitaho, ibice biri imbere nabyo tugumye kubikuragiza, kugira ngo yegwe nawe utuyobore muri byose, tubyambaye twinginze kandi twize kubyumvishe, kandi kudukorera byose mu izina ry'Umutambyi mukuru, ni wowe Yesu Kristo. Amen. Turashoje rero tujye mu makuru, ariko tutakora